kasubiremo. Umutwe w'amagambo tugiye kuganira uravuga ngo kunda igihugu, korera igihugu kandi ugisengere. Izo nizo principles tugiye kuvugaho, cyangwa se uburyo dushobora gukorera igihugu tukanagikunda tukanagisengera. Bene data, mbere yuko dutangira reka dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Aka ni akanya kawe utwemereye mu Uwiteka kuba tugiye kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe butandukanye ku isi. Mwami w'abami, kugira ngo urusheho kutuganiriza. Ese ni gute twakunda igihugu cyacu? Ni gute twakorera igihugu cyacu? Ni gute twanagisengera? Mwami, iki ni igihugu waduhayeho gakondo kugira ngo turusheho kukibamo kandi tugisengera, kandi Uwiteka tugikunze. Mwami, wabwiye Abisiraheli babwira ngo igihe kirageze kugira ngo bave mu gihe mwami wanjye kitoroshye, barebaye mu gihe cy'uburetwa bwinshi, ariko Uwiteka igihe kiragera ubaha igihugu cyabo, mwami, cya Kanani. Mwami, natwe nubwo tuba turi mu isi, hari igihe kinini tuba dutegereje kuzajya mu bwami bwawe bw'ijuru. Niyo mpamvu muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo mwemereye kugira ngo uzuvugane natwe kubw'ijambo ryawe, ijambo ryiza, ijambo ry'ihumure, kandi ijambo ryongera gusubizamo ibyiringiro ubwoko bwawe. Mwami, rimanuka rifite ubwenge kandi rifite imbaraga n'ubushobozi kugira ngo rubashe kongera guhindura ubuzima bwacu, tubashe gukunda igihugu cyacu no kugikorera, kugira ngo tubashe gutera imbere, ndetse ari mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Buri muntu wese uryumva reka ahabwe izindi mbaraga, kandi ahabwe ubundi butware kugira ngo Uwiteka arusheho gukora imirimo myiza y'uwawe wamuhamagariye. Uwiteka urakoze Mwami Yesu, icyubahiro n'ubutware n'ibishuje mu izina rya Yesu, amen. Yesu abongera umugisha. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo. Ijambo tugiye kuganiraho riravuga ngo kunda igihugu, ukorera igihugu kandi ugisengere. Ni ijambo tugiye kuganiraho. Ushobora kuba ukunda igihugu, ariko ndashaka kongera kukigukundisha. Igihugu cyacu nk'u Rwanda, ari abari mu mahanga mwebwe murimo kudukurikira, mugomba gukunda igihugu cyanyu. Waba uri mu mahanga ugomba gukunda igihugu cyawe, waba uri mu Rwanda ugomba gukunda igihugu cyawe. Ntago ari ukubibwira, ahubwo ugomba kubyiyumvamo, ugomba kubyitoza, ukabitoza n'abana bawe, kugira ngo, kuko igihugu ni twebwe, igihugu ni abantu, ni abatuye igihugu. Haleluya. Ntabwo igihugu ari ubutaka, ntabwo ari imisozi nk'uko tubitekereza, ahubwo igihugu ni abantu Imana yaremye kugira ngo bakibemo. Nk'u Rwanda, Imana yari duhaye kugira ngo dukunde igihugu cyacu ariko tunagisengera. Haleluya. Yesu abongera umugisha. Reka dusomere ijambo Yesu yavuze ahantu, avuga mu cyanditswe hano muri Yohana ibice 9 ku murongo wa 4. Yaravuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Haleluya. Imana ibongera umugisha. Ndashaka kuvuga kuri aya magambo akomeye ku bijyanye no gukunda igihugu. Igihugu iyo ugikunze, hari ibintu bimwe ugomba kumenya. Ikintu cya mbere, iyo ukunda igihugu ugomba kubanza kumenya ese Imana yakivugaho iki. Igihugu cy'u Rwanda hari aho Imana yagikuye, hari n'aho irimo kukijyana. Hari aho Imana yakivanye mu gihe gikomeye, ubu ngubu hari aho irimo kukijyana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo Imana yadukoreye ibitangaza. Bene data, nubwo tujya twibagirwa nk'abana b'abantu, ariko Imana yadukuye ahantu hakomeye. Ntitukibagirwa aho Imana yagiye dukura. Haleluya. Imana yatuvanye ahantu hakomeye, ubwo keshi igihugu cyasaga nkaho cyari cyarazimye, ariko Imana irongerera kizazahura, irongerera gitunganya. Haleluya. Icyo shaka kongera kubabwira bene data, nubwo turi abakristo cyangwa se tukaba turi abantu b'Imana yaremye, ariko yaturemye kugira ngo dukorere igihugu, yaturemye kugira ngo dukore imirimo myiza. Haleluya. Bene data, reka babwire, Yesu avuga aya magambo yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Ubundi twebwe ntabwo dusabwa kugira ngo tuzakore ejo. Birasaba ko dukora nonaha, birasaba ko twizera nonaha, birasaba ko dukira nonaha, birasaba Imana iyahangaha
ivuga mu buryo bw'ubwiru ku buryo utasobanukirwa yuko Imana irimo kubwira ngo ugomba gukora nonaha ukorera igihugu cyawe kandi ukagikunda nonaha, kubera ko nugikunda nonaha ejo sahawe, ejo ushobora kuba utekereza yuko, kuko Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze Yesu yicaranye n'intumwa bamubaza ku bijyanye ndetse ngo n'igihe yari agiye kuva mu isi agiye kujyanwa mu ijuru. Haleluya. Barabaza atari ku bundi watwigishe gusenga. Arabwira ati data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, uhari imyenda yacu no gucanirwa kwacu, ntukaduhane mu bitwosha, uturinde ingabo z'umubi, udutekere ifunguro rya none. Ntabwo Yesu yigeze avuga ifunguro ry'ejo, yavuze irya none. Bivuga yuko Yesu yadakuramo ibya none gusa, ntarebe n'iby'ejo, ntabwo tuba tukiriho. Haleluya. Ariko ni ukuvuga ngo rero Yesu yarebaga ku bya none, areba ari ku by'ejo bizaba, kuko yari azi neza hagiye kujya. Haleluya. Aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Bivuga yuko gukorera igihugu ni nona no kugikunda ni nona. Haleluya. Reka mabwire aho iki gihugu Imana yagikuye nta hantu hakomeye. Ngiye ndatekereza nimba mujye musubiza amaso inyuma mukareba aho igihugu Imana yagiye gikura, mutekereze neza aho cyari kiri. Haleluya. N'urwego kigezeho. Ndashaka kongera kugukumbuza u Rwanda. Haleluya. Wowe uri mu mahanga wongere ukumbura u Rwanda, wongere unezererwe u Rwanda, wongere urishimire u Rwanda, kugira ngo ubashe kubona amahoro, ubashe kubona umugisha, ubashe kurama, kubera ko nuwanga igihugu ntabwo uzarama. Haleluya. Haleluya. Ariko impamvu mbivuga niki, iyo wanga aho utuye cyangwa se aho uba, ntabwo Imana ikubonamo umuntu w'agaciro. Ariko iyo ukunda aho utuye n'abo uturanye nabo, Imana ikubonamo w'agaciro. Haleluya. Turi Abanyarwanda kandi Imana yaduhaye umugisha. Niyo mpamvu wowe uri mu mahanga cyangwa se uri mu Rwanda ugomba gukorera igihugu ukanagikunda. Niba ukora uri mu mahanga, kora ariko ugaruke mu Rwanda, ushore business mu Rwanda. Nimba usenga uri mu mahanga, sengera mu mahanga ariko wogereza amasengesho mu Rwanda. Imana ishyigikira igihugu cy'u Rwanda. Haleluya. Haleluya. Bene data bakozi b'Imana, nongera kubibutsa yuko iki ni igihe cyo kugira ngo duhaguruke dusengere igihugu kandi twongere tukizamura imbere y'Uwiteka kugira ngo Imana igikomeze. Imana ikomeze abayobozi bacu, ibasuka amavuta adasanzwe, ibaha izindi imbaraga zidasanzwe. Haleluya. Kugira ngo turusheho kwaguka, kugira ngo igihugu cyacu kirusheho gutera imbere, kugira ngo abantu babasheho kongera kuhindura imyumvire, n'ukugira ngo dukunde igihugu cyacu. Iki gihugu Imana yakiduhayeho gakondo. Haleluya. Niyo mpamvu Imana ahangaye bivuga neza mu ijambo ryayo, rivuga ngo riravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye. Bivuga yuko imirimo tugomba kwikora. Haleluya. Ntabwo nibujye kure, reka mvuge kuri ibi bintu bijyanye no gukunda igihugu. Ikintu cya mbere cyangwa se principles ugomba gukora zijyanye no gukunda igihugu kandi ukanagisengera. Icya mbere, kugikunda ntabwo bihagije, ariko ugomba no gufata umwanya wo kugisengera. Ugomba kugikunda ariko ukanagisengera, ukacyitangira. Haleluya. Haleluya. Ariko waba uri muri business ugomba kugikorera ukacyitangira, waba uri mu kazi gatandukanye ugomba kugikorera kandi ukagisengera. Haleluya. Igihugu, ndavuga igihugu Rwanda. Bene data bakristo, bene data, hari abantu bakubwira ati ngenzanye gukora mu mahanga. Ni byiza, ariko reka nkubwire nonye nkukumbuze, ugomba no gushira mu gihugu cyawe, kubera ko niho gakondo. Haleluya. Iyi ni gakondo yacu nk'Abanyarwanda. Niyo mpamvu tugomba gukunda igihugu cy'u Rwanda, tukagikundisha n'abanyamahanga. Abanyamahanga bakaza bagakunda u Rwanda, kubera ko u Rwanda ruriyubatse, rufite indangagaciro zarwo. Haleluya. Ariko niyo mpamvu hano turi buvuge ku kintu kijyanye no gusenga. Ni gute usenga? Ese isenze ushyiramo igihugu? Haleluya. Reka nkubwire, abantu benshi bajya bibagirwa ibi ngibi. Ushobora gusenga ariko ntibuke gusengera igihugu. Ugomba gushyiramo na gahunda y'igihugu ukayisengera, ugasengera abayobozi, kuko ijambo ryabivuga mu Efeso rivuga ngo musengera abatware kandi musengera n'abayoboye ibihugu cyangwa se n'igihugu. Haleluya. Musengere abari mu bwami. Haleluya. Ni ijambo ribivuga. Ugomba gufata umwanya wo gusengera igihugu kugira ngo igihugu Imana ibashe kugiteza imbere
kandi irushaho kucyubaka mu buryo bufatika, mu buryo bwa spiritual no mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Yesu akongera umugisha. Nongere mukubwire icyo gusenga, ni ngombwa gusenga usengera igihugu. Muri ya masengesho nababwiye ibyiciro bitatu. Isengesho rya mbere nabwiye ni isengesho ryo bita request prayer, isengesho ryo kwinginga usaba Imana kugira ngo Imana igushyikire mu byo ukora byose. Niba urimo gukora imirimo, basha kongera gusenga Imana iguye amandi mavuta, iguye n'izindi mbaraga, kugira ngo urushaho kuhabwa ubundi butware mu byo ukora byose, kugira ngo Imana irushaho kugambika izindi mbaraga, urushaho gutera imbere. Haleluya. Irindi sengesho navuze isengesho bita private prayer, ni isengesho ry'umwihariko ku giti cyawe n'Imana. Ese Imana yibwira iki? Imana irashaka iki? Yusenga Imana irashaka iki? Kuko Imana iguteza amatwi, ariko irashaka kugira ngo uhindure intekerezo zawe. Harimo gukora neza cyangwa se gukoresha igihe cyawe neza. Haleluya. Aha kuri private prayer, haleluya, ni isengesho ry'umwihariko ku giti cyawe n'Imana. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Icya gatatu ni iryo bita unity prayer, niryo dushaka kugira ngo duhagararemo nk'abantu b'Imana. Amasengesho duhuriraho tugomba gusengera igihugu, tukanagikunda, tukabasha no kugikundisha abanyamahanga, tukagikundisha ndetse n'abagituyemo, tukagikundisha n'abana tuzabyara, tukagikundisha buri hantu hose, aho wicaye, aho ukorera muri biro, ukavuga ngo u Rwanda rwanye ngomba kurukunda. Haleluya. Ariko reka mbabwire impamvu ngiye nkunda u Rwanda. Kera abasaza bajyaga batubwira ku bijyanye n'u Rwanda ko twabaga mu mahanga twebwe, ariko reka mbabwire, batubwiraga u Rwanda uburyo u Rwanda ari rwiza, rufite imisozi kandi rufite abantu b'indangagaciro. Nanjye niko naje kubisanga, nasanze abanyarwanda bafite umwihariko, kuko Imana yabaremye mu buryo Imana yabakunzemo uburyo bwiza cyane. Reka mbabwire, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko Imana igufiteho umugambi. Wowe urimo kunyumva, Imana igufiteho umugambi. Wikangwa n'isi, wikangwa n'ibikugerageza, wikangwa n'ibyo ubona, n'intambara ubona, wikangwa n'ibigutera ubwoba. Ibyo byose bizarangira. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bene data, Imana ibongere umugisha. Isengesho ry'umwe rero ni ugufya dufatanya tugasengera igihugu. Waba uri apostle, waba uri bishop, waba uri padiri, waba uri shehe, ugomba gufata umwanya wo gusengera igihugu, ugomba gufata umwanya wo kwinyigira Imana. Waba uri prophet, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umukristo usanzwe. Haleluya. Sengera igihugu kugira ngo kirusheho gutera imbere no kwaguka. Imana ikongera umugisha. Tugiye gusoza, ariko reka mvuga kuri izi principles. Principle ya mbere ni ugusengera igihugu. Ugomba gusengera igihugu, icyo nakivuze. Principle ya kabiri iravuga ngo gukoresha igihe neza. Mu byo ukora byose ugomba gukoresha igihe neza, imirimo ukora ukayikoresha igihe neza, kubera ko ibyo ukora byose Imana yemera bibara. Haleluya. Niyo mpamvu nta mwanya ufite wo kwangiza. There is no time waste, cyangwa se nta time yo kwangiza. Haleluya. Nicyo gihe cyawe kugira ngo ukorere Imana, ariko nukora umenye gukora n'abantu. Ntabwo arimo abantu benshi bajya bibeshya akavuga ati ngiye nzakorera Imana. Imana ikorana n'abantu. Haleluya. Ariko Imana ikorana n'ubwoko bwayo, Imana ikorana n'abantu b'Imana. Haleluya. Mwebwe turimo kuganira ni mwebwe abantu b'Imana, ni mwe yatoranyije. Haleluya. Niyo mpamvu turimo kuganira kugira ngo dusubizanyemo imbaraga, kugira ngo turusheho gukunda igihugu cyacu, tunagisengera ariko tunagikorera. Haleluya. Iri principle yo gukora rero ni nayo principle ikomeye cyane yo kurwanya ubukene. Haleluya. Ariko principle yo gukora ituma abadayimoni b'ubukene bapfa. Harimo abantu benshi basengera dayimoni y'ubukene, ntabwo bazi ko dayimoni y'ubukene ni ugukora. Haleluya. Ariko mumwumve neza. Haleluya. Dayimoni y'ubukene ntabwo abadayimoni nubwo babirukana, twarabirukanye, ariko ntabwo bapfa kugenda kundi. Abadayimoni bajya bava no mu bantu bakagenda. Ariko reka mbwire, ikintu bita gukora niwo murongo muzima ushobora gufasha igihugu kugira ngo kirusheho gutera imbere no kwaguka. Banyarwanda, bene data bakristo, bakozi b'Imana, muhaguruke mukorere igihugu, ariko munagisengere, kubera ko gukora bifite imbaraga zishobora kutugeza aho igihugu kibasha kugera. Haleluya. Kibasha kumva urwego cyageraho. Nta bandi baterankunga tuzabona bahagije cyane, ni byiza kubabona tubafite, ariko ni byiza no gukora cyane. Wowe uri gukora business yawe, shora imari,
shora ibindi bintu ibitekerezo byawe ufasha abantu kugira ngo barusheho gukora baguke. Indi principle ni ukugira iyerekwa. Igihugu cyacu tugomba kukigira iyerekwa, tugomba kugira vision nkuko gifite vision ya 50, tugomba kugira iyerekwa, tugomba kugira iyerekwa. Nimba president wacu yagize iyerekwa, haleluya, president wacu afite iyerekwa ry'iki gihugu, haleluya, ubu twashyizeho iyerekwa rya ni ukuvuga ngo iyerekwa rya vision 50 ni kure cyane, ni ukuvuga ngo ni imyaka twihaye, ni intego, haleluya. Tugomba rero guhamya ibyo ngibyo, tukanabihamya no mu mahanga, tukanabihamya no mu gihugu cyacu, tugakora cyane. Yesu ashimwe cyane, tukagira iyerekwa. Ikindi ni ukugira intego zacu tugomba gushyira mu gihugu, haleluya, tugashyiramo igihugu, tukagisengera, tukagikorera. Imana yongera umugisha, kandi abizi ko mukunda igihugu, haleluya. Wowe musore, wowe mugabo, wowe mukobwa cyangwa se mudamu, cyangwa se wowe umukorera Imana, korera igihugu ari kugisengera. Yesu akongera umugisha. Ikindi twavugamo ni ukukitangira, cyo bita sacrifice. Twabonye abayobozi bacu kuntu bakitangiye, haleluya. Niyo mpamvu natwe tugomba gukora igihugu tukakitangira. Yaba ari mu mirimo ukitangira abana, haleluya, yaba ari akazi dukora tukitangira abana, yaba ari imirimo y'Imana tukitangira abana, haleluya. Reka mbabwire bene data, tugomba gukora uburyo bwo kwitanga kugira ngo igihugu kirusheho kwaguka, kugira ngo igihugu kirusheho gutera imbere. Imana ibongere umugisha, Yesu abongere umugisha. Icyakane ni ikintu bita determination, kudatezuka cyangwa se kutava ku ntego twiyemeje, nko guteza imbere igihugu, nko kwagura igihugu, nko ku buryo bwo kujya gute kugihagararaho, kubyo twagezeho Imana itugejejeho, tukagisengera, ariko tukarinda n'ibyo Imana yatugejejeho kugira ngo tubashe kubikora neza. Imana ibongere umugisha. Ni ibyo bintu nashaka kubabwira, gukunda igihugu. Kandi ndabizi neza ko wowe uri mu mahanga, harimo abanyamana bashaka kugira ngo bende batubyumva nabi. Hari ukuntu umuntu ajya abasha kwibagirwa, akabasha kuvuga ibintu bitajyanye n'umurongo w'igihugu, ariko jya ukunda igihugu wowe. Ngiye nicyo nkwifuriza, nukunda igihugu Imana izaguhakurama, Imana izakurushaho gutera imbere. Kandi reka mubwire, turashoje, ndashaka kuvuga ngo nukunda igihugu Imana izaguhakurama, Imana izaguha gutera imbere, kubera yuko Imana ishaka kugira ngo iguhe umugisha, ariko ihereye ku byo wowe ukora, haleluya. Nukora cyane uzatera imbere. Umuntu umwe, reka mbaye aka kantu kamwe sozi, umwongereza yaravuze, cyangwa se imigani y'icyongereza ivuga ngo when you seek well you live well, but when you seek poor you live poor. Yaravuze ngo nutekereza neza uzabaho neza, nutekereza nabi uzabaho nabi. Bivuga yuko igihugu cyacu nitugitekerezaho nabi ntabwo kiba ari cyiza, ntabwo biba byiza, ariko iyo tugitekerejeho neza igihugu kirushaho gutera imbere, kikaguka. Kandi bene data mudukurikiye, ndashaka kubakumbuza yuko mugomba gukunda u Rwanda. U Rwanda ni igihugu cyacu, waba uri mu mahanga igihe kizagera ugaruke mu Rwanda. Kandi no gukora uri mu mahanga ni byiza. Turashimira kuba bari hanze, abanyarwanda bari hanze, turabakunda aba diaspora, ariko ndashaka kujya kubabwira ngo mwebwe mujye mukora, ariko mwibuke igihugu cyanyu, mushoremo imari, mutangire mushore imari, ariko mushorere mu gihugu, haleluya, cyanyu u Rwanda, haleluya, kugira ngo murusheho kwaguka kandi murusheho kwagura ibitekerezo. Nukunda igihugu Imana izaguha umugisha. Ndavuga gukunda igihugu no kugisengera kugira ngo Imana irusheho kwagura. Turashima Imana kuko ikomeje kubagira neza, kandi Imana ikomeze ibahe umugisha mu byo mukora byose, irusheho kubagura mu byo mukora byose. Imana ibagire neza. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Iri jambo ryatubwira gukunda igihugu no kugisengera. Mwami, kugikunda no kugikora no kugisengera ni ibintu bigomba kutubamo, kandi Uwiteka nk'abanyarwanda ndabizi ko bakunda Mwami wanjye, bagukunda nawe, baha imbaraga zidasanzwe, bayibundi butware, bakunda igihugu ariko banagisengere kandi banagikorere, kuko ari inshingano waduhaye kugira ngo turusheho kugikunda no kugikorera. Turasengera abayobozi bacu, turasengera ubuzima bwacu Uwiteka nk'abanyarwanda, abanyarwanda muri rusange, abari mu gihugu ari no mu mahanga. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengera kugira ngo urusheho kubagura, urusheho kubateza imbere,
urushaho kubakorera imirimo ikomeye mwami w'abami, abarwayi bakize, abafite ibibazo bikureho mu izina rya Yesu. Ukristo w'i Nazareti uduhe ubwenge no guhishurwa, turushaho kwaguka muri byose, kugira ngo igihugu cyacu kirushaho kwaguka kandi kirushaho gutera imbere. Mwami turagisengera, turagishyira mu maboko yawe kugira ngo urusheho kucyagura kandi ugihe imbaraga, ndetse natwe duhe imbaraga zo kugikorera kugira ngo turusheho gukora imirimo y'uwadutumye. Mwami w'abami urakoze mwami Yesu, icyubahiro n'ubutware n'ibyo bishubije mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana ibongere umugisha. Shalom shalom, ndabakunda. Yesu abongere umugisha kandi Imana ikomeze kubagura. Bless. Shalom.